twikomereze n'agafilime kacu k'ubwenge karyoshye karenze za filime nyine namwe murabyumva. Yo Magma Entertainment RF cyangwa se Rap Films. Yo bose n'amasudiyo aba yaragafashemo akavuga ati filime igere ku banyarwanda iryoshye. Dutangirira hakono karirimbo kati nshakira ubuhungiro ku Mana, ati ara wenyine niwe utuma Sekibi atabasha kongeraho. Nta karimbo dutangiranye ari uri kuririmba hano, ati mu izina rya Allah niho mbonera imbaraga nkabona no gucungurwa. Nuko dutangiye umugabo uri hano ameze nkaho ari we yafashe urebe, ati ara ati niwe wenyine waremye ijuru ndetse arema n'isi, ati buri kimwe cyose niwe ngikuriraho. Ni muri iyo bita ngo ni Anura 42. Abasilamu mbivuze neza ngo ni umurongo wo muri Korowani. Kumbe to Nyagasani urebe akono ari umwana umeze utyo urebe. Nuko dutangiye, ati mu izina rya Allah barimo barasengera umwana hano do urebe Nyagasani nayibazaniye do. Mugabo urimo aririmba asenga Allah ari umwana afashe urusaku rw'umwana. Nuko dutangiye, umwana arasakuza indorerwamo zikamenagurika uri umwana, ati ubuhungiro nandi nabukuritse muri Allah. Uko dutangiye aya mwana aziritse hakurya umusengera ari hakono, ati ubuhungiro nandi nabukuretse muri Allah. Wenyine umugabo yaragiye arasenga cika n'ibisebe maraso arava. Kumbe muri ako kanya dore yasengeraga arabanza yerekera ibicu n'umwana muto cyane. Aya ati mu izina rya Shatani ubwo ni Shayitani darahira ku magambo y'umwana uzababara cyane. Umwana urimo aravuga ati ndetse ukwicuza kwawe. Umwana ari hejuru ari kuvugiramo ikijwi kivuga gutyo haraka do urusaku rw'umwana dore icyana mu kirere do Nyagasani. Aya umwana yajugunye umugabo wamusengeraga nayizanye. Aya urebe abantu mukunda filime za horror mwegere hakuno batemo Arifa akana gato fasha urebe fasha papa dore umutwe indukira kana gutyo nuko kiyishe. Tubwurungiro nandi nabukuretse muri Allah. Mugabo urimo arasenga dutangiranye, mugabo yarababaye, mwana bise ngo ni Arifa. Aya urangiye yishwa n'imyuka mibi hano. Aya urebe uriya ngo muri iyi si turwana n'intambara shazi hambaye cyane nubwo nta makuru mufite. Mugabo yarebye umwana we yasengeraga umwana birangiye n'ubundi yitabye Imana. Aya dapat ku mendengar urebe guhangana n'ikibi hatimu. Aya gana n'ikibi do n'umupapa byose yakoraga yasengeraga umwana ngo arebe ko umwana yakira, ariko umwana birangiye amadayimoni amwishe. Ko dutangiye nta gutinda ngo uyu hakuno akana kahindukije umutwe amaguru nga yarareba imbere ati nk'asuwara umve dayimoni irandika ba yenda umwanzi wa Allah. Aya boss bakise gutyo Kodrat Kodrat ko filime bayise ngenda cyari hano ngo mbasobanurire ntabwo ndi bubatenguhe. Umve hakurya tugaruke hakuno. Aya Kodrat alhamdulillah hano hari umugabo barimo yisengera asenga Imana. Subuhlah kamu akan mendapatkan, ati mu gitondo cya kare uraza kubona umucunguzi, kamu uraza kubona igisubizo. Urebe ata atwaka 2 sampai 3. ati ni umurongo wa 2 wo muri Korowani. Saya tahu itu.
ati ndabizi ko Istighfar Kodrat. nta kindi shakira imbabazi muri Allah Kodrat we. Allah kasih kamu hashize imyaka 3 yose berkah. Allah aguhaye imigisha ye Bangun tiap subuh kugira ngo ukanguke mu gitondo ujye usenga. Ati naragerageje ariko ntabwo nigeze nsaba Allah izo mbabazi. Iyo migisha ntabwo nigeze nyimusaba. Saya juga nggak pernah minta nta nubwo nigeze musaba dikeluarkan dari neraka. uko byagenda kose ngo mubwire ngo namurekura mukure mu kuzimu. Bavuga sinzi nindi. Kodrat puluhan tahun saya di sini. Ati umaze hano igihe ibihe byinshi cyane kurusha uko ubitekereza, Yang dapat remisi. kandi urabizi ukeneye imbabazi za perezida kugira ngo uve hano. Wishe umwana wawe vuba ngaha uraza kurekurwa. Berkat ini Ati ku mbabazi za nyiricyubahiro perezida urarekurwa. Dia nggak punya apa-apa lagi di luar sana. Je nta kintu ariko mfite gisigaye aho ngiye kujya, niyo ntanataha ntacyo bintwaye. Mugabo kuva cyagiye umwana amupfira mu ntoki bahise bamuzana muri gereza, bamushinja kumwica. Nawe ibaze gusanga umwana we wamugubanyije ijosi. Gusa wavuga ngo ni satani warigubanyije, leta iti gutwara. Semua yang saya punya. Ati satani yatwaye buri kimwe nari mfite. Mva amagambo. Umugabo yabaga ari kumwe n'akana ke ako bitaga ngo ni Arifa, twatangiye gapfa. Oya kano tugature DJ Peter Kuruyenzi, tugature DJ Selecta Veno, tugature DJ Manzi ku kibuga kamugereho. Umugabo ari hano haryamye mu gihodi, arwasanye umugozi aramukurura. Ati mufashe. Umugabo agiye asakuza bufasha, bamwise Kodrat, ni naryo zina rya filime. Bamuzana hakuno, ni umuseriviya waje akurura umuntu gutyo mu munyururu. Aya hano hantu harashya, haratogota. Ikigabo kirangije kivayo ku kirato kimeze nk'icya DJ Selecta Veno kidaheruka kumeswa. Umugabo azana umunyururu kandi ni umuseriviya. Ndakwica. Aterera umunyururu hakuno, ndakwica. Umugabo ahita amanika imfungwa. Kodrat bahise bamumanika. Umuseriviya ari kurebe, nari nabikubwiye. Mva amagambo, uzababara ubuzima bwawe bwose. Mva amagambo, uzababara. Haraka dore seriviya kunareba uburyo bumwe bwonyine kugira ngo uve muri kuno kuzimu. Kodrat we ni uko kwica. Ndetse indani muri wowe icyo gikapu cyawe ndagikeneye, ubwo ni umubiri we ndawukeneye. Kodrat baramuniga. Aswari we uragapfa. Atuka satani ngo bise ngo ni Aswari. Aya Kodrat urebe umugabo yaranizwe biranga. Mufashe. Muzehe yaramutabarije ati mufashe, mwoka byara mu muntu arimo arapfa. Wapi no. Wapi baje gufata umuserive yishe imfungwa we ayimanitse. Serive yahanzweho, nimba mubibonye neza, uriya muserive yahanzweho. Kodrat kanguka, muzehe bari kumwe. Kodrat kanguka no. Tikanguka Kodrat we urebe umugabo baramunize urufuzi. Hariba wapfuye ntabwo wagaruka. Icyabe cyari cyo cyose mugabo yarabunazera, yapfuye avuga ati Allah Akbar. Umugabo yakangukiye hano, wirutse bamuniga. Umugabo akangukira hakuno. Umugabo yakwangukiye hano yambaye agasuka keza hano nyundi, nako agasume kameze fresh hano nyine. Uba wabunaze. Ibintu nibi utari ikuzimu, ubwo buri mu ijuru. Ariko ikuzimu ntago waba wambaye gutya ngo uba wambaye ibyenda by'ibikara bisa nabi, ngo ingurube zirara zinyaho. Hano muzajye kuzimu murumva imyambaro muzajya mwambara, ya myambaro nyine namwe murabyumva. Ingurube ngo ziraraho zinagaho. Ingurube ngo ntago zinya ziranaga. Hakuno umugabo yisanze mu butayu. Bamwise Kodrat. Ndetse umugabo watangiye umwana wapfa bise ngo ni Alifa. Ndetse leta imusanga umwana we yapfuye, bahise bamushinja icyaha cyo kwica umwana we, bamujyana gereza. Birangiye imfungwa imwivuganye, uyu muntu yapfuye ntago yaba ariwe, yaba ari muzima. Hano do
hano tugatura DJ Kasimu kwa Gisimba. Aya da mugabara yageze abona umucanga utangiye kwikuraho yisanze mu butayu. Aya da bibutse bigishyushye mwamamaze nimero ni 0787571021. Munyarutse mukore vuba vuba nkabikorera munyaboneka. Aya do mukaba yisanze mu butayu. Rebe uyu yitabye Imana kabisa, ntabwo ari mu isi y'abazima. Umuserive yaramwivuganye da Godrat. No, sinzi ko wakwisanga ahantu nkanga wambaye gutya noneho neza n'ukuntu ku isi mwambaye nabi, kwisanga ahantu hakeye harya mu mucanga noneho mu butayu sha. No, umugabo arimo arasenga ati nta yindi Mana ihari uretse aha. Harya ni aha allo wenyine, zindi Mana ntizibaho. Aya do ukanya umugabo hari akayaga kaje, hari umuyaga waje ahita abona urumuri, umucyo wambaye cyane umurika, izuba ryambaye cyane hakuno rwa rumuri rudasanzwe. Mugabo ruza rumwegera urebe Godrat. Mugabo yakangutse ari hano, nimba ari numbaza kopo ari muri moruke, nyagasani banamupfundikiye tayari, bamushize muri body bag andi bashyira abantu iyo bamaze agize atya. Abantu ahari hapfuye abantu benshi, ari ku gatanda yambaye uko Imana yamuremye urebe. Aya yambaye uko Allah yamuremye. Mugabo yatinyemo we, nawe ibazo ukangutse ukisanga muri morgue banagushizeho n'agapapuro nimero ya kangahe niwe wapfuye, bahita bakwambura izina bakagushyiraho nimero. Umuntu wapfuye ngo ikintu cya mbere bamukorera bamwambura izina bakamushyiraho akanimero. Wigarukire hakuno mu muhanda do shayitwani buriya ngo Satani agaragarira mu nzoka, niho hantu hambere agaragarira, uko inzoka ni inyaryenge. Bazi ikintu cyashutse Adamu na Eva shahani Imana yari yabashize heza bakayikura, amenya ngo inzoka iratwika shawo. Umugabo nguyu hano yahise atega yihuta akimara kuva muri morgue. Hakono do icyo nababwiye ni kimwe, njye ntabwo nzigera mbahemukira, asobanuye nzajya nkabagezaho neza. Hakuno bisa arimo kana kari kurira mama, nta kana gato. Umugabo ibintu byose akora yiragiza Allah, abasenga Imana do. Aya urebe umugabo yagiye asenga, hakuno hari akana kari kurira ceceka byanze, kana kararira shaka karasakuza. Bageze hakuno bagomba guparika urebe do. Umva urusaka ariko rw'akana, umva induru y'akana shawu. Kumba kana hari umukecuru kari imbere urebe, dore amaso y'umukecuru, dore amaso yaramurebye. Uyu mugabo byanga byakunda hari bimwomeka shaho yajya hose, gucika ntabwo bizamukecuru. Sasa yagiye areba kuri uyu mugabo yisigarira hakuno, naga cyaro tugarutsemo. Aya Godrat urebe no. Mugabo yuriye imisozi shaya mu Kigali, umbaza ari kwerekera he? Yaje ahantu handitse ngo ni Kobar. Aya do Kobar nimba ari iki numbaze, nenza ari izina ry'agaturage nk'uko mwumva ngo agaturage ka mu Kigali ku kibuga by'umwihariko. Hakuno mugabo yaragiye arambuka aterera imisozi araminuka shawo. Ndebere do
yagiye arakata shamo Kigali kabisa. Ubundi ni mo Kigali ya nyayo. Nuko waza bantu mutari mwagera munyarutse mwoka byaramwe. Urebe hakono yanditse yageze ahantu handitse ngo iki kirwa ni cya Pesantrini Kahuripani, abantu badatuye hano ntago bemere kuhinjira. Ni icyapa cyanditse. Aya ukwaza yatangiye kumva amajwi. Mugabo yatambutse gutya akomeza yumva amajwi imbere. Rebe na gaturage umugabo agezemo, umvishe amajwi abaturage ba hano baba basenga shawo baramya umugabo intoki ziratitira. Umwana we yapfa bise ngo ni Alifa, umugabo intoki ziratitira nta mikino. Aya ariya niba kubwira ngo yahamukaribaho ukazajya ubihakanaho kabyarawe nimba ritarakubaho umenya ko ribaho, ko wabyanga kose wabihakana kose, ariko guhamuka byo bibaho. Umugabo yaje ku mugaturage kari hakuno ni mo Kigali turi twibereye, akatakidura abakecuru babo mu gace bamurebye. Ari umudamu wamurebye cyane, Nyagasani uriya ntago ari wa mwana wari wararwaye imvunja akajya mu mujyi, yarakize. Ni abaturage bo mu gace, we mugire batwigendere. Ngo abantu bose barwaye imvunja bahunga icyaro ngo kuko ngo babatekereza ngo ko habaye imbaraga, kandi ntabwo ariko bimeze. N'umwanda wanyu no mu mujyi waharwarira imvunja, baragasa zikagutera n'ibiheri. Ujye uranga abakecuru babizinduka mu gitondo baje gusenga, agafilime ni abayisilamu. Reka mbaye riratangaza, ariko abantu mukeneye kwiga ibintu bijyanye n'agasobanuye. Inote yawe y'I5 tukakwigisha amezi 3, I5 ryawe ukava uri professional. Urakoze. I5 ntukamamagare naryo ufite, kuko umamagaye naryo ufite. Gina ameze ate? Sakitnya makin nabi. Arimo aramera nabi cyane Gina. Mukanya makin pucat. Ati arimo aramera nabi cyane, rimwe na rimwe abanaparariza, abafite umuriro. Byera anafite umwana bita ngo ni Gina. Nggak pernah mau makan. Ntabwo abakeneye kurya. Kalau malam kebangun teriak kesakitan. Akanguka mu masaha n'ijoro agatangira gusakuza nk'aho ari mu buribwe. Kalau bukan karena dibantu kamu. Ati yaza kuba atari wowe n'abandi byibuze, Ibu-ibu yang lain. akaba atari mwebwe. Hano Kamu setiap hari. ntabwo nzi ngo nari gukora iki, nta makuru mfite. Ti Damuri hano bamwise ngo ni Ti. Afite umwana bita Gina, wararasakuza mu masaha n'ijoro ngo ntabwo arya, abafite umuriro. Ariko nanjye nakubeshye nari nkeneye kukubona mwana. Aku perlu lagi hutang kamu sama almarhum suamiku. Ati mba nifuza no kwishyura amadeni umugabo wawe. Nggak bayar SPP. Amafaranga umugabo wawe nari murimo mba nifuza kuyishyura. Gak ada payah. Ati ariko ikibazo nta musaruro ifamu yacu irimo irabona. Turahinga ntabwo tweza. Ntabwo ari we wenyine ariko. Desa ini juga nggak ada apa. Hano muri kano gace turahinga ntabwo tweza, ni hafi ya twese. Bagira bumva Gina arasakuza, umudamu uranga afite umukobwa bita ngo ni Gina. Gina arasakuza, urebe hakuno. Umva urusaku. Gina we umva urusaku, ajugunya abantu hakurya. Urebe hano gace noneho ko amadayimoni akarimo ni menshi. Birahagije, reba mama wa mwana we, nibuze agira imbabazi mama wawe. Cyo birahagije Gina. Gina reba mama, birahagije kibondo, sibyo? Ni mama muvugana. Umwana ararira. Mwana wa turukuntu baba barahambiriye umwana bagashyiraho na rufuri. Hano guhambira umwana bagashyiraho na rufuri. Gina birahagije, sibyo mwana wanjye Gina? Kana karatuza, byibuze agira imbabazi nyoko mwana wa, sibyo? Mwana araseka mama, mwana araseka. Urebe dayimoni nibakubwira ngo zirataka ntugahakane. Dore Gina arabareba. Oya arabireba umudamu uri hano. Dore umwana arabareba. Gina
mama urebe arabasunika kopo umutwe nyagasoni mabireba umwana we yatangiye kwimenagura umutwe aya undebere asekamo Gino uramubona ariko araka arongera bareba umutwe ni Gino mama kopo sakuza kopo mena umutwe aya sore yinjiye mu ikaritse hakono karitse iri hano do musore yaje mu gakaritse kare ngo ni beza ngo ni Pizantroni kuile pan ni karitse umusore yinjiyemo aya do ayo boss aya urebe umugabo yinjiye muri ya karitse naga karitse kari hano do kumbe muri ako gace imyuka mibi harari myinshi shawo hari undi uri hano watewe nayo umugabo uri hano atangira kumusengera kumbe hako nabana baba bakine ka wana n'ubunini kwa Icon Ways muri Indonesia iyi filime ni y'abanya Indonesia imigeri n'utuntu twabo. Assalamualaikum. Amahoro kuri mwebwe. Assalamualaikum. Barangan kamu masuk sini. Gute watinyuka kuzana? Kalau saya ganggu. Mbabarire gatoya. Ndabinjiriye. Hari waje ati Quadrat. Mana yanjye. Jafar. Urebe Jafari we. Aya. Jafari baraziranye. Ni Jafari na Quadrat. Musa, kapan kamu bebas? Ese bagusohoye ryari mwana? Nabonye imbabazi za perezida kumbere yapfuye yavuye no muri moroge bari banamushyinguye. Mana ishimwe. Jafari. Pesantren kamu kayak gini. Kubera icyo abaturage muri kano gace bari muri no condition mwana. Kai Lochin ari he? Lochim Kai. Hano. Sejak kamu pergi. Kuva wagenda. Sebenarnya keadaan Kiai Rohim. Gambere na mbere yarameze neza. Ni Kai bavuga. Do. Dan setiap kali kami mendengar soal kamu. Atakimara kumva amakuru ajyanye nawe. Masih tersenyum bangga. Ntabwo yongeye guseka pe. Muzehe hakurya turi kumubona. Yarari hagati y'aba basore uko ari babiri. Muzari hano araryamye ameze nabi. Kuva icyo gihe rero. Hano. Sampai kematian Alif 3 tahun yang lalu. Ati kuva Alif yapfa imyaka 3 ishize. Kami semua yakin. Natwe bwacu twatangiye kwibaza. Itu bukan kecelakaan biasa. Ngwiya ntabwo yari impanuka yari isanzwe yabaye. Kiai Rohim zikir. Ati buri joro muzehe yabaga yibuka Alifa. Buat kamu. Sampai dia lupa. Nta nubwo yigeze abona n'imbaraga zo kugusengera muzehe. Dan suatu hari. Ubwo munsi umwe. Tanpa alasan yang jelas. Mu buryo tutari tuzi tutasobanukiwe natwe. Kiai Rohim jatuh sakit. Yahise arwara ikitaraganya araza araryama. Hano. Desa dan penduduknya juga mulai mengalami. Ati abaturage muri kano gace kacu batangiye kuwatakwa n'ibintu tutazi. Imyuka mibi. Diserang hama. Ati umutungo wacu ndetse n'ubu tukanahinga ariko ntabwo twigeze tweza. Ni icyorezo cyatase abaturage bacu. Icyagaragaye nuko ari ikibi cyatwinjiriye. Mba magambo. Akuna abaturage urwaye nuko muzana bakamuzirika. Hubungannya dengan sakit. Twagiye twatakwa. Ati kuko Kai niwe muntu wabaga ari kugira ngo asengere bano baturage. Ariko kuva yarwara muzehe Kai abaturage byaranze. Nanjye ntago nzi wagwani. Bize biti. Aya. Do. Ko nuguhambira abantu bafataga inyundo n'ibiti bakabashyirara bakakubana. Apa yang terjadi Quadrat? Byagenze gute Quadrat we? Hagenze gute? Kamu dengan karumamu yang luar. Wowe n'impano yawe wari ufite ko twari tukwakwizeragaho imbaraga. Kia orang. Twari tubizi yuko iyo wahanganaga n'imyuka mibi umuntu watatswe n'imyuka mibi wayimukuragamo. Orang yang selamat. Wabaye iki watabaye abantu benshi cyane mbere yo kujya gereza. Lalu ini hasilnya. None do urebe. Dosa hano membuat. Ese hari icyaha wakozera cyatumye Imana ikuvaho. Alif yang harus jadi korban. Ku buryo imyuka mibi isigaye gusuzugurika guca amazi. Wakoze icyaha mwana. Ustaz. Arindi wenje ustazi we. Hano agaturage abantu baratakwa. Reka nge mbe nigendeye. Kamu tidur pesantren. Uraza kuryama hakurya naribi. Yego ntacyo bitwaye. Hano
bivuze ko kano gaturage niho umusore yanakuriye na mbere uko bamujyana gereza kakana Arifa gapfa ni hano kapfiriye ari nabwo bamushinjije urupfu rwako. Muze ari hano muze bamwise ngo ni Kairo Chim. Umbabarire mwarimu bivuze ngo uyu musaza niwe wabigishiwe n'uyu musore ibintu bijyanye no gukura imyuka mibi mu bantu. Uyu musaza wabibigishije bamwita ngo ni Kairo Chim. Kwigarukira hakuno hari umubyeyi uri hano afite akana kaba kari mu tugare tw'abana n'ubumuga bwo kutagenda. Mama Alif udah kenyang. Ndatekereza ndahaze. Kino giporezo cyari kiza mama. Na akana. Ibu kenapa sih? Mama kubera icyo uri kumurareba gutyo wabaye iki? Mwana wa wapi? Nacyo nta na kimwe. Kangen sama Alif. Nari ngukumbuye Arifa we. Di. Mama nimba se nkumbuye kubera icyo muri murareba gutyo wakabaye useka basi. Gitu. Ibyo byaba ari byiza. Hari umubyeyi hano afite akana bita ngo ni Arifa. Wakabaye useka? Kok belum pulang ya? Kubera icyo umuvandimwe wanjye ashatse yagera hano mushiki wanjye. Iben Mama ubwo uraza kuba urimo urakina nanjye rero kubera umuvandimwe wanjye atari yagera hano. tidur. We naribi turakina nurangiza kurya. Cyana kirarakara. Alif main sama ayah. Naribi nimba udakeneye gukina nanjye ndajya gukina na data. Umwana avuze data umukecuru yikangamo. Kana gacaho ati nimba utakina nanjye ndakina na papa. Mubyeyi yarebye acyakurya mu gafoto. Niwe n'umugabo ndetse n'abana babiri. Ariko umwana avuze papa mubyeyi arikanga. Aya. Gake gake. Kana tugatura DJ Manzi ku kibuga. DJ Peter Kuruyenzi mu bwiza saloni. Tugatura Fuadi cyana gikubagana cyane. Mubyeyi yakomeje kwiyogereza amasahani umwana amaze kuriraho. Mubyeyi yavaye. Kana kari guhamagara kati papa. Alif. Papa uriye mubyeyi ati Arifa we. Wacyane ujya kuryama usinzire. Mubyeyi yafunguye atyo. Umwana ari kuriba mu kabati. Ahamagara ati papa. Papa ninde uri kumwe nawe? Mama ati Arifa. Arifa we. Urukuntu umwana reba. Apain kamu? Urakora cyo ngaho wacyana we. Kana kavayo kabana n'ubumuga bwo kutagenda. Alif lagi main sama. Mama nimo ndakina na data mu kabati se mwana we. Sama ayah. Wacyana nimba ukumbuye papa wawe. Ini enggak begitu. Nagaruko wakabaye ukina. Mwana ararakara. Aya. Mwana ararakara. Dore ukuntu areba. Mama arikanga. Haruinji ati. Waalaikumsalam. Salam alaikum. Alaikum salam. Do. Indonesia bano ni abasilamu. Wariye mwana wa. Kana kavayo nagakobwa. Izin sama ibu. Nari nabikubwiye mbere mama. Dulu baru pulang. Nari nagiye mu plantation, nari nagiye imbere yuko ngera hano mu rugo nabanje kujya kureba imyaka yacu. Ntabwo akabaye ugiye bwari bwishe cyane. Lagi kayak apa? Urabizi ukuntu tumeze muri kano gaturage kacu. Udah deh bu, masa berlebihan kayak orang-orang. Mama ntukazajye wigira gutya rega. Hasha. Kobwa niko bamwishe. Ni umukobwa w'uyu mukecuru. Hasha mwana wa. Do. Aya. Jihan meninggal tadi siang, Syah. Ati Jana yapfuye mu ijoro ryashize. Jana ni umwana wa mukecuru bita ngo nimbariti. Gimana tuh? Nari nagiye kumusengera mama. Syah kan udah bilang sama Nabikubwiye ngo Jana ntabwo ameze neza. Jambi-jambi. Yarakeneye muganga apana bira bintu by'imitongero yanyu. Bukan jambi-jambi. Amasengesho yarakora ariko ntago ari imitongero. Iyi mitongero muvuza akantu bita imitongero mama. Akana kari hano bakise ngo ni Alif. No. Oya. Ndetse n'akana kitiranwa n'umwana w'uriya mugabo bita ngo ni Kodrat byatangiye apfa. Wariye yego. Sekarang Alif tidur ya. Ngaho genda uryame musaza wanjye. Sama ibu. Ndacyakeneye kuvugana na mama. Mugiye kuvugana Berantem. cyangwa mugiye kurwana? Menza. Oh. Nukuganira. Kayak berantem. Shange ndumva bimeze nkaho mugiye kurwana ntabwo mugiye kuganira. Ngaho ngwino tujye kuryama. Kondisi Nika Alif. hatin, Syah. Ati kino giturage cyacu kiri kwatakwa n'ibintu tutazi. Dan gagal. Banyak yang sakit. Turahinga ntabwo tweza ahubwo indembe ni nyinshi cyane. No. Alif. None dore Alifa nawe arimo aratakwa. Wari ubizi? Dia sekarang suka ngomong sendiri sama lemari. Arimo aravuga amagambo nanjye nazi.
ibaze ko yavuga ngo ari kuganira na se. Do hano turi batatu twenyine, papa we nawe uhari yarapfuye, ariko umwana atangiye guhamagara papa we ko wagira ngo turi muri gereza. Aracyamagaye Arifa, wa mwana twizere ko byose bizamera sawa. Nijwi hakurya mama aravuga ati dukeneye amafaranga tuvuze umwana, akana bari kugahamagara Arifa, byose bizamera sawa. Uriyebe igare ritangira kwijyana umwana atarikoze mu nyubako. Mu nyubako hano kana kazamo hakuno indani mu kabati, akabati karifungura, mwana aza yegera imbere. Pasti semua masalah tuh ada. Mama ndabizi hari igisubizo cya buri kimwe, ariko ntabwo tugomba guceceka. Takut emang kamu lupa apa yang terjadi karena Wa mwana wibagiwe ibyabaye harapan dan kubera icyo bintu uvuga ngo ni icyizere. Ubu byibagirwa. Iya bu, Ndabizi keluarga kita kalau tuh kan Asha. umuryango wacu ntabwo wuzuye kubera ibyo ngibyo Asha, ndetse umuvandimwe wanjye ari parariza kubera njyewe. Baraho wumva usakuza kopo kagare mu nyubako hano. Arifa we, Arifa basanga ari hano ari kureba mu kabati. Arifa baramwegura, we mureke tumujyane. Arifa nawe arimo aratakwa inyubako. Urebe bamuzana hakuno ku gitanda ryame, ni Arifa afite umuriro. Arifa reka nkuzanire isume ikonje dore ko aricyo twagufasha. Hakuno bajya kuzana isume ikonje bare ko hari icyaba. Mwana wanjye ni nyoko, kanguka. Akabati gatangira kwifunga, karaparika. Arifa ni nyoko, ibiri kubera muri kano gaturage shawo. Kana karagiye kararimba karwara umuriro. Do undebere. Arifa Kemarin Kasha kabur. ejo bundi hashize nagiye ku plantation Gara kangen. kubera ko nari nkumbuye data nanjye. Alif lihat deh. Reba Arifa, Kasha gambar ini. kano ni njye wagashushanyije. Dulu ayah suka cerita. Papa yajyaga ambwira inkuru. Kalau sini buat Alif main. Tangani hano twajyaga gukinira. Ya. Ati Arifa aracyafite umuriro. No. Yego mama, aracyari kwaka. Umve. Aya. Berangkat ya, nanti kamu terlambat. Wegenda wige utaza gukererwa. Kwiga jya ku ishuri. Asha. Ibu. Juga bu. Mama nanjye nuko ariko. Saya juga. Bashwanaga umbabarire kabisa. Ngo twakabaye dushwana, umwana ararwaye ameze nabi. Ibintu twabigize intambara. Waalaikumsalam. Amahoro kuri mwebwe, amahoro kuri mwebwe. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Amahoro. Kopo cyana kirakanguka. Lemari Alif. Mama, akabati kanje kari bagatwaye, cyana cyakanguze kivuga gutyo. Nakajyanye mu bubiko hakurya muri storage. Kita beli yang baru ya. Turagura kandi gashyashya. Icyana muri by'ukuntu gihagurutse nka zombi. Arifa nagukoreye agasupu, akira mwana waryaga. Mama nta supu nshaka, dore icyana bakise Arifa. Alif kok begitu? Kubera ikiri murakora ibyo? Arayi hano hantu tu. Kalau nggak mau bilang aja. Nimba utabikeneye naribi. Icyana. Ya udah ibu masakin. Mwana wa ndagutekera ibyo kurya biryoshye bimukunda. Ngaho ruka bwarimi. Mama arahaguruka. Dore icyana zombi. Araka imyuka mibi yateye mu gace. Bwaragiye burira, nta joro ridacya naniritira. Ako narusenga icyubahiro kibi cy'Imana. Icyubahiro kibe icya Allah. Imigisha yose ibi ya Allah. Uyasenga imiryango irifunga. Kano gace nakubwiye ari bihabera natwe tutazi. Mugabo avayo aricyo. Aya. De. Undebere. Nyo. De. Hapo we nimujya mwikanga ndabakanga
ugaruke hakuno imyuka mibi yateye mu masaha nijoro. Asha agakobwa bise ngo ni Asha karicaye hakuno nugufunga imiryango ko ngufu we Arifa ari baramubura. Arifa baramubura. Iki mama? Alif mana? Arifa ari. Saya tahu Alif sama Asya. Ntago mbizi ntabwo ari kumwe nanjye. Bavayo. Arifa. Alif. Arifa. Mama vayo masaha nijoro. Alif. Ariyefe we. Do. Alif. Ariyefe we. Oti ntago mbeshya bumvisha kana kavugira hakore. Nyene kujyana nawe. No kana gato. Karimo karasakuzo. Cyanyabyo. Tuzajya dukina papa. Nyene tujyane. Di sini. Urakora cyaho ngaho Ariyefe we. Nyari kamu kemana-mana loh. Twagushakishije buri hamwe kana kaje kureba ka kabatika ngo kaba kaganiramo na papa wako. Anda bilang Papa aravuze ngo Alif nggak perlu orang lain lagi. ngo ntabwo nkeneye abandi bantu. Ariyefe birahagije ibyo. Hano Alif bisa. papa ari kumbwira ngo nimwubahe. Ayah udah nggak ada. Papa yarapfuye wa cyana we. Cyana kirahindukira. We ntukajye uvuga amagambo mabi kuri data mvikishwa. Cyana kivayo. Mama. Do akagare karizana mama. Abona icyuma. Mama abura gato. Mama ari. Do akati nguti ya za nyina. Mama. Urebe icyuma. Kwizosi. Ariyefe ni nyoko ibiki. Ayah udah meninggal. Papa yarapfuye wa mwana we. Na papa yarapfuye. Ziba wandaya umujyana kita nyina indaya. Urebe icyuma mama tangira gusenga cyuma kiramwinjira. Kopo kiramwinjira kiramuwushura. Urebe icyuma. Umubyeyi yarikanze hano. Umubyeyi ahita avuga ati reka nakubyarutswe wajyana we. Hano mama mwana yaraje asanga mama ari gushyiraho urufuri. Jangan sampai Alif. Tungaho na muryango ntutume uwo mwana asohoka. Mama kubera icyo umutaye imana indani mama yatayemo igifuri. Garuke hakuno do masaha nijoro. Burya ngo niyo mpamvu abangu ijoro ni iry'ibibi, abasambanyi, abicanyi. Assalamualaikum. Amahoro kuri mwebwe. Yaje gusuza mugabo. Do. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Do. Mugabo arafungura nijoro. Sekarang Nyene Ustadasi Jafari none ahangaho. Tenang ibu, tenang. Madatuzo. Amahoro y'Imana kuri wowe. di mana Ustaz Jafar? Wakomeretse gute? Ustadasi Jafari ari. Sedang keluar, saya nggak tahu kenapa. Ari hanze ntago nsahari. Kamu Ustaz. Ese nawe uri Ustadasi? Kan tolong Rukia. Mwana wanjye yahanzweho. Mwaje mukamukuramo imyuka mibi. Madamu ndakwinginze. Mbabarire. Wesubirayo. Ibu bisa kembali. Ugaruke Jafari ari uko agarutse. Permisi. Sibyo? Bisa bayar kamu. Oya nakwishura naribi. Hakuno Ustadasi ubwo ni nk'abapadiri biyo bo mu niko babita hakurya muri Indonesia. Sudah bilang tadi. Nkuko nabikubwiye mbere rero. Kembalikan Ustaz Jafar. Wesubira mu rugo ugaruke Ustadasi Jafari agarutse. Saya nggak bisa kehilangan. Ndakwinginze oya ndamugwera message. Umutabare. Mudamu. Hano. Tolong Alif. Ndakwinginze fasha umwana wanje. Urebe. Mbere ya mbere hakono. Asha arimo arafungura umuryango nyene yavuze ati nyaboneka nufungura umuryango. Arikomeretsa. Aya. Do. Nakoze ikintu kosa nakoze ni Kariev. Kubera icyo kumera nka mama. Bicyano. Yang kunciin Alif bukan Kasha. Mama niwe gufungiranye ntabwo ari njyewe urabeshya. Niwe muntu wari ukeneye ko bafungirana na mwana indani mushiki wanjye. We nabamiteka ryose murana mukasiga ngenyine mu rugo. Ya Alif Kasha saya. Oya ndagukunda Arifi we. Nimba unkunda kubera icyo utaje ngo duserebure isabukuru yawe n'umuryango. Ukagenda ukitsimba. Papa nanjye twe tuje kugushaka. Kubera iki? Arife ndagukunda. Kana kahanzweho karimo karamwoshya. Nimba unkunda rero kubera icyo watumye mba paraliza.
nimba unkunda koko, nimba unkunda kubera iki wateye impanuka rya joro yatumye data apfa? Hasi uyu mukobwa ngo yateye impanuka yatumye papa w'uyu mwana apfa. Nimba unkunda koko byanyabye, data ibyo yavugaga ni ukuri. We na mama ntago munkunda pe, niyo magambo data yambwiye. Ubwo aza hano yumvisha amagambo abara ngo dayimoni n'inyaryenge shawo iragushuka. Papa yarapfuye Arife, data yarapfuye, kandi data ari hano. Ingufuri yahondaga irifungura. Ntabwo unyizera? Sini let's Kaho ngwino wirebere papa. Ino murebe mushiki wanjye, nurebe data. Afungura atyo. Do. Agize arata dore cya cyuma bari bagiye gushinga mama we. Arife we. Arife nawe abona. Abona icyuma bari bagiye gushinga mama we mu rubavu. Mama we yakomeretse. Kumbe ari uwafashe sekateri. Nana mushiki wanjye. Nana. Siwambwiye ko nkunda. Injiramo hano indani mu kabati. Do. Aya. Alif keluar yuk. Arif asohoka. Sohoka. Balik ke rumah. Reka tujye mu rugo njye nawe musaza wanjye. Ntago mbishaka njye. Nkeneye gukina na papa. Tasha ya. Nyumva witonze Arif. Ngwino sohoka nonaha. Sibyo. Bereza! Afata mushiki we. Tayari. Mu kabati. Kumbe dore ka kabati harimo inzira koko. Iyungukira ahandi hantu tutazi. Deo, nakubwiye filime iraha. Mva ko mwigenje. Mwivugisha ngo ngwengo kwengo pwungo twingo kwingo shwingo ko. Si mwigenje. Deo, uyavaye? Yayingukiye mu nyubako aciye mu kabati, kandi kano kabati bakimwe bagakura mu cyumba cya Arif. None do, indani muri ako kabati harimo inzira igenda kagera kure cyane hashoboka. Areka dushire hano yumva baganira. Hano byabaza kuba bigaragara neza. Abo nawe na kakana na mama we na papa we. Mama ati mwiza amavuko asha. Mwiza amavuko yarebye famiye ye baserebura na kakana kakiri kazima na mwiza amavuko asha. Papa Baru aja ayahmu papa na Arifa jemput. kwa tuje kuza kugufata. Dore muzehe Ternyata Cah Ayuku bigaragara nkaho umukobwa wanjye agire mu rugo igihe. Si yo papa. Panan. Kibazo cyasha. Sini. Waje ugahobera sko. Kwino mwana wa. Uyu mugabo ngo yarapfuye yitabye Imana. Ntago umuntu yitabye Imana yagaruka gutera bi. Yitabye busize uyu mugabo. Nurire mwana wa nurire. Izina ryo papa. Mwana wa nurire nurire. Urebe. Ubwo yararize. Uyu mugabo bari kumwe ngo yitabye Imana. Baje kuzimya buje kandi ngo ibintu ntago byigeze biba. Kuko ngo nigiye bere bategereje uyu mukobwa ari nabwo impanuka yabaga. Hano wanjye umaze gukora. Hebat dan Wantu umaze kuba n'umushanya udasanzwe. Kandi narifa ndagukunda. Semoga kita bisa terus. Nizere ko iteka ryose tuzahora turi kumwe mwana wa. Supaya ayah bisa selalu merayakan. Zajya nzaraburana nawe isabukuru buri gihe. selalu ya. Urakoze papa. Tapi sekarang Ariko nonaga mwana wa. kamu potong dulu Reka dukate keke. Sibyo dukate keke. semua doa Amasengesho yacu kwizera kwacu terkabul. byose bizabe mamu sibyo papa. Mwana wa dukate keke. No. Hakuno kwikomereza filime yacu. Urebe. Do, mukobwa arimo indani na papa. Baza gukata keke. Uko bakata keke umukobwa kumbe ni uri muri ikata. Kibazo cyasho. Ube papa. Tiba-tiba tangan Aisyah sakit. Nago nza akaboko kanjye kari kwabana. Mushiki wanjye byose bimeze sawa. Kumbe ni cyana kimuri mu matwi. kuenya. Kata keke wakigorgiwe. Gerageza umve kijwi. Papa birababaza ni sawa mwana wa. Reka tega keke iyo keke.
na akaboko ke dore mama kata keke mwana wa yikati asawa reka ngufashe mwana wa ndabona byakunaniye kabisa kumbe ni icyana n'igisaza cyo kiri hano kiza hano kimusonika akaboko kata keke wowe we kata keke na akaboko barimo barakata aza gukata keke na akaboko ke umukobwa avayo arakata barakata bakata keke kobwa yarasakuje mama ariguza wihagarara mwana wanjye birababaza papa nanone gerageza nakuno Kamu nggak mau ayah pergi lagi kan? ntabwo ugira ngo nzongere ngende sibyo Mana ayah lagi? hari ubwo ukeneye kumbura oya ngaho kata keke mwana wa ngaho nyine baba kata keke se waruzinguwe kata keke ni ikisaza cye kiri hano kata keke yarasakuje umukobwa nyagasani akata akaboko urebe mama yaje yirukankasanye na wa mugabo asha mama yari yamubwiye ati ntuwinjiremo hano do mama asha mwana wa do urebe mama dore papa mwana wanjye kata keke mama ageze hano akabati karafunguye hagize batya bari mu kabati ntantu bigeze bajya dore cyane mama reka nikatire keke dore cyane mama reka nkate keke nurwana asha ubwo arimo arikota uyu mugabo ni ustados none yagize akarebye mama we nta nuhari uyagira ryo mu izina rya Allah nyirimuwe nyirimbabazi icyana barabanza bakizaho dore cyane nta mbaraga na zimwe zari barazirenze z'Imana urebe aza no ku mukobwa icyuma ntago ari ukucyaka umuntu hanzwemo yanakigutera dore imbaraga ziba zimupeza ariko araka baje kunyuma hakurya hasha mana yanjye urebe do ustadas kodrati ustadas ni nkuko bavuga umuntu ukuramo imizimu nyine abandi tu myuka mibi ko babita hariya muri Indonesia sana wanjye bino turabinyuramo mama bino twabinyuramo do kumbe haraka arasenga uyu nawe haraka ayigo abo imbabazi n'ahandi uzibonerwa uretse muri Allah papi Siapa namamu? urinde ke banyita Arif mbi cyana Siapa namamu? urinde wanyawe cyana kivaye uyu mwana yari paralize ubundi afata imbogeta mbwira amazina yawe mwana arahagarara ubundi uyu mwana ntabwo yahagararaga turabizi arwaye paralize wa muginga wikunda ngo ni Adam Kau sebut asma Allah. wowe uvuga izina rya Allah Beriman kepadanya. ariko ntabwo mwizereramo mva dayimoni itangira kumuhanura Pada Allah. wowe ngupfukamira Allah Tapi kau ariko memperkuasa. imbaraga za Allah urazipinguza icyo amazi dayimoni taraka toka dayimoni dore cyane kiramubaga buranga nimujya gusengera abantu bahanzwe ujya ujya kumusengera byibuze wizeye ko nta cyaha ufite iyo ugifite ngo ahita kuhanurira satani kitaraganya kopo Luciferi atubungiro n'ahandi twabusanga uretse muri Allah mu izina rya Allah dayimoni tumuko baba ntibizera mu ntambara baba ntibatizera muri Allah abo ngabo babanzwe n'imbaraga z'ikibi we urimo urabeshya ibuka urikunda no mu kuzimu nzakujyanayo ni satani ati imbaraga z'ikibi ni inyana inyana guzingana nk'iz'Imana bamagambo akora ku kana nanone mbwira amazina yawe banyita Kadaba iyo mazina yanjye umva amazina ya dayimoni wizera nde njye nizera Dajalula Mustafani niwe nizera ninsenga satani wenyine ahita amenya ko dayimoni murimo kopo abura gato Ariave kopo
dore icyana sengera icyana wapi kopo abura gato sengera uruzingo ati icyubahiro kibi cy'Imana nta wundi muntu ukwiriye gusengwa uretse Allah ati kiramuseka dayimoni iramuseka iramumesa Allah ati aranomereza uburenganzira ndategeka satani ave mu mubiri w'umwana ati ubungiro nandi nabukuru uretse muri Allah hakuno aya umva urusaku rw'icyana umva urusaku mana yanje wategereza vuba ngaho araza kuza abafite imbaraga kundusha ntabwo uzabasha guhangana nabo bazarimbura izina ry'uwo Muhamedi wanyu mwizereramo bazaryangiriza nta mbaraga na zimwe zihari za Allah ahita yirukana satani hari yefe kana disi inzira karengane hari yefe uretse kuba kaba kahanzweho urakoze Allah urakoze akazi kanjye kararangiye bivuze ngo mwirukanyemo dayimoni urakoze Ustadas undi uyu mugabo wena ngiye banyita Kodrati ntago ndi Ustadas yewe niyo mazina yanjye Kodrati ntago nkuramo imyuka mibi abantu kandi arayirukanye umusore nuko yavuyeyo aza hakuno agenda urumuri rurabura avuye gukura imyuka mibi mu bantu ahindukira ariko izo ntyo kopo dore imbwa yahanzweho asuwari we ni ya dayimoni bise ngo ni asuwari yasiye mu isura y'ikirura mufashe papa abona akana ke kapfuye bita ngo ni Arifu mbibutsa hari akana kapfuye kitwa ngo ni Arifu akana k'uyu mugabo ari nako katumye ajyanwa muri gereza ntago musigaye mumbona ko nta hantu muriye na bariya bapeti hocheve souris souris andukanye namwo hakuno dusize umugabo yikubita hasi garuke hano wa mudamu uyu mudamu dayimoni zavuye mu mwana we kana bisa ngo ni Alif akaraba amazi ahinduka amazi amaraso mu mazi aya azamuye atyo arikanga kwe bana bari mama kibazo cyo hasha mwana wo mama natangiye guhangwa arebye amaso ye n'amaraso arimo iki ni ikibazo kabisa aya boss mambo vipi hapo hano garuke kuri wa musore wacu ari hano sora bari powera ari na pose yawe na satani yaje mu mbwa sinabwe mukajye mwororera imbwa ati mana ati dear lord nyagasani hakuno nakubwiye karitsiri hano yahanzweho baje kureba Ariyefe araka Ariyefe aracurama araka Arife kopo arikaraga arifavayo mwaretse nkabica ariko mama mwaretse nkabica nkabivugana we shaka Ustadas Kodrati kuba byihuse cyane mama ntabwo ubona ko ari umwana wawe Ariyefe aya bora ni mubyitiranye uyu mubyeyi afite umwana bita Ariyefe ndetse n'uriya mugabo nawe yari afite umwana bita Ariyefe wapfuye muraho arabateye hano kwari tuje ahangaha dutware Ariyefe buri ya mbere Jafari n'abasore be baje gutwara Ariyefe bafite n'ikimodoka batwaramo abazwa bataragenda wemeye muhagaze gato Kodrati Jafari Arifari Arife we Kodrati we Kodrati urakora ibiki nyine gutabara Arife Kodrati reka tuganire
nagiye dufite reka tuganire dutabara uriya mwana nyene kumutabara we uriya mwana ubu ni inshingano zanjye Tahu siapa yang kamu hadapin? we ntabwo uzi dayimoni muhanganye nayo Ini ahli sihir. ati iriya dayimoni ni umurozi sibyo Keturunan langsung dari ibu. akaba aturuka mu gisekuru cya satani uriya murozi duhanganye nawe b'amagambo Aswala. bamwita aswala hanganye na dayimoni yitwa ngo ni aswala Jafari nawe ni ustadasi akuramo abantu imyuka mibi bose batozwe na muzehe Kayi Lwakimu Jafari we Lihat Arif, lihat. reba Harifu mwana we reba Harifu mwana sibyo Jafar, ati uriya mwana afite ubwoba kita cuma mainan buat dia. ati ubuzima bwacu nta kintu tubera uretse gusenga Dari tubuh Alif tadi, itu cuma satu. ati uriya mudamu Jenny Dari budaknya Aswala, Far. ati umwana we dayimoni irimo irashaka kwinjira mu mubiri we ndakwinginze rero Ruki Alif. reka uriya mwana mukuremo imyuka mibi Aku yang setiap odarati hari merugi. njye buri munsi ninjye ukura abantu muri kano gaturage imyuka mibi Ya, ninjye ukora kano kazi wa mwana we tahu masalahnya daripada birenze byinshi birenze ibyawe hano no Dia juga coba bunuh aku di penjara. Dan sekarang dia ada di desa Kobe. ati iriya dayimoni asuwara yagerageje kunyicira muri gereza ubiranga muri kano gaturage rero ubimenye ndakwinginze justru itulah kenapa aku nggak butuh bantuanmu. ni nayo mpamvu nakeneye ubufasha bwawe kubera ko iriya dayimoni ikomeye rero Mau lihat anak itu? reba uriya mwana uri hariya Alif Amri. uriya mwana ni Alifa Amari Katanya. ntabwo ari Alifa Tihani Alifa Tihani yari umwana w'uyu mugabo Dan sampai uriya ni Alifa Amari detik ini none ahangaha arimo arahumeka sibyo ko rero mureke mukoreho ryake membuat kesalahan yang sama. we wikora ikosa nk'iryo wakoze bwa mbere ugerageza gukura imyuka mibi mu mwana wawe ukarangira umwana apfuye reka Amari aba ari njye umwitaho Kamu tanya sama hatimu sendiri. wereba indani mu mutima wawe byibuze Kamu mau menang umwana urabizi ko udashoboye ntabwo wafasha Ara kabisa dendammu yang belum tuntas. sibyo ntabwo wafasha Ara umeze nk'aho ushaka kwihorera kuri dayimoni kandi dayimoni kuyirukana uba wizeye Imana ko ari ikora mu gihe wowe wizeye ko wahangana nayo ukayica byarangira wiciyemo n'abantu rero aya sore yaje gusenga hano ati ndimo ndasenga Muhamadi ndetse nanamusaba ngo amvugire uwo mana kuko nta yindi mana imeze nkayibaho Assalamualaikum. mahoro kuri mwebwe assalamu alaikum gira atyo do hano 0788 nimba ukeneye kwamamaza kuri iyi filime y'agasobanuye kano karavamo mbatamo ibise ngo ni Death of Unicorn urupfu rw'ifarasi igira ihembe rimwe nayo muyakaba DJ tayari The Death of Unicorn urupfu rw'ifarasi y'agahembe kamwe Kami Ustad. kubera iki ari twebwe ustadasi Apa Alif? kubera iki ari Alife watazwe Istighfar. ati nta kindi wizere Allah Itu ya- azakora byose ati uriya ni kandi Kra- ati kuba murimo mutangira kwigomeka ku mana Tuhan kita. nibyo shayitani ashaka akeneye ko mwigomeka ku mana mukayishidikanyaho ati nakubeshya Imana ni igitangaza Purna. ati kandi Isilamu ni ryo dini rya mbere rirenze bano baginga nabo barakabya gusa nyine ngenda asobanura filime mba ngomba kubivuga byose ati mwizarire muri Isilamu niryo dini rirenze Tapi aku, ati ariko we nanjye kita hanya manusia yang lemah. turi abanyantege nkeya mwana sibyo Mari kita bernafas untuk meraih. ati buri munsi turahumeka ngo ture ko twagera mu ijuru ariko tukibagirwa Kita nggak sadar kita penuh dosa. nta nubwo tujya twibuka ko turi abanyabyaha turi mwe mu byaha gusa Punya tempat di surga. ese mu ijuru hari agace Imana yambikiye ninjira ahangaha kabayo Imana hari agace yambikiyeyo hari inzu nzabamo kararira ni kasha Udah paling asyik saya. ati natumye abantu babiri bose bangirika papa arapfa umuvandimwe wanjye arakomereka kugeza aho abaye parariza wabikoze ubishaka se muko Allah Maha tahu apa yang kita ati buriya rero nakubeshya Imana ibizi buri kimwe hala dan tiap-tiap yang kita kerjakan pasti akan ada ati kandi byose dukora balasan. bigira ingaruka uzabimenye Tapi bukan di pikiran kita sebagai manusia. ati ariko ntabwo izo ngaruka ziza mu bitekerezo byacu Aja. nta burenganzira dufite bwo kubaza Imana kubera iki ibi byabaye Di luar batas kesamaan. ati Allah ntabwo yigeze aho umutwaro uwo muntu atashobora atabasha Inilah usaha. Allah ngo ntabwo ajya ahereza umutwaro ubugingo bwacu ngo awuduhereza azi ko tutawushobora Walaiha. ati kandi buri kintu cyose kiba gifite ingaruka mbi n'inziza uzabimenye Siapa bisa baca Al-Quran? sibyo kandi uzajya usoma Korowani cyane
ntaribi nzajya nyisoma. Alhamdulillah. Uzajya usenga ala wenyine. Hakurya madamu Jini. Apa kamu kemari? Assalamualaikum. Urakora cyane. Assalamualaikum. Assalamualaikum, mwihangane gato cyane. Yo. Kroni sama. Aya basi, mambo hapo. Twikomereza filime yacu, mwihangane. Karaka umuriro karakikikana. Jadi enggak dirukia. Hari waje atongana yitonganya hano. Kalau Jihan Ntago myumva. Ati cyane yaza kubera ari muzimu. kami Ese wakabaye ureba ubutaka bwacu kareba na plantation zacu. Kazi agaciro. laporan karena kami Ati ubundi ntabwo twakabaye dukomeza tugapfa. Twicwa n'inzara kubera ko nta kintu gisigaye. Uzi ikintu kimwe beretse. We hagati kose karabizi. langsung seraka. Ati urimo urakoresha ijambo ry'Imana mu bikorwa byawe bwite. Abaturage batangiye kwanga abantu ba Ustadas. Pergi kalian semua. Mwebwe muratwaka amafaranga ngo mudukuremo imyuka mibi. Kamu Ustadas birahagije. Nyakubawa. Ari ku mugore uyu muzehe amutamu. No musaza uri hano. Waruzingo we. Urebe. Bari hano. Aya. Do. Yatonganaga yari kumwe n'umugore we. Wa mugore bise harya ni tini ni Jini. Yarebye agatara ariko gasigara kazenguruka bivuze ko mugore amanutse imanga tu. Tanti yasigaye atyo. Yarimo atambuka ahura n'umugabo wa tanti. Batangira kurwana, tanti yagiye. Garukire hakuno. Ustadas. Mama. Uriya ni Arifa. Amana yanjye aranashimwe. Turakoze umwana we yavuye yarameze neza. Ni Jafari yamukoze iraka. Hano. Jafari avaye. Sakuru uyu nguyu. Fari we bino binarabimenyereye, ibi binakora arabizi. Imana ishimwe basi. Proses Ruqyah Halif berjalan dengan lancar. Ati Harifa kumukuramo imyuka mibi byagenze neza. Ubu noneho yanajya no mu rugo maze. Dapat imbalan apa kamu dari keluarga Yasmin? Ase ni iki wakuye muri famiye ya Yasmini? Mbwira twigendere wana. Uang Amafaranga hari ikindi se? atau tanah dari kebun mereka? Cyangwa watwaye ubutaka bwe? Uyu mugabo mbibutse yahuye n'umugabo wa tanti aramukubita avuga ati ijambo ry'Imana musigaye murikoresha mudukuramo amafaranga. Nasone ngo mudukuramo imyuka mibi. Ninde wakubwiye ubwo bugoryi? Ibyo ntago ari byo. Uko ni ukubeshya, ntabwo ari ukubeshya. Itu amal jariah Kodrat. Ati nakubeshye. Hano hari impano sibyo ziyambaye cyane muri kano gaturage kacu. Warazibye, inde wazibye? Kasih. Oh, nggak dikasih, kamu nggak tolong mereka. Nigeze niba impano harimo tangiye gutongana. Kalau masalah Jihan itu cuma masalah waktu. Ati ntyari ikibazo kigiye wana kuri Jihan nta kindi. Kuba yarapfuye. Banyak abaturage benshi cyane baba bakeneye ubufasha bwanjye. Kodrat, jadi siapa dulu urutannya kamu tolong? None se kubera iki ubundi bafasha iki mbere na mbere? Bayar. Ya. Ubufasha baba ndi bakwishyura. Ni bufasha. Kalau masalah tanah. Ubutaka na zira plantation tubaka. Tubabwira ngo baduhe. Kuminta. Bira byose tubaka. Pesantren yang baru. Ni iby'abaturage bacu bashyashya bazajya baza tuzajya tubaha ubutaka babamo. Ndetse twubaka insengero nshyashya imisigiti. Si wabyivugiye? Berantakan. Ngo kubera iki kano gace kangiritse dukeneye kukubaka neza rero. Kodrat. Ati ndamanagira ngo kano gace k'iwacu ka Pizantrini hongere kicare gahagarare. Gahaguruka abaturage bamere neza. Bino byose nta mumaro bifite. Kalau warga di sekitar sini. Bebutse yahuye n'umusaza aramukubita avuga ati muri kutwaka amafaranga ngo mutuvure. Bangunan pesantren kita ini. Aya. Kelihatan hidup orang banyak. Don. Bano bagabo ba Jafari basengera abantu babahaye amafaranga. Kandi impano baraziherewe ubuntu sha bameze nka baba pasiteri. Ngo uratanga ngo amafaranga kugira ngo tugusengere ukire. Abo bantu baba ari ibicupurira mukajyeyo. Baba babisha muratanga amafaranga ngo musengerwe. Kandi umwenda waracitsemo kabiri. Twese tukigererayo. Keluarga Yasmin. Ntukore ku butaka bwa Yasmin ndakwinginze. Dan jangan pernah lagi kamu minta imbalan dari. No basaba amafaranga. Ntuzigere wongera kubasaba amafaranga kugira ngo ukuremo imyuka mibi. Umwe muri famiye yabo ni inshingano zacu Jafari. Jangan bikin malu kayak Rohim. Yewe tenguha Kailo Kimu wacu. Mwarimu wacu bavayo ko bari we. Masih barang-barang Ustadz Kodrat. Ugenda upakira ibintu byose bya Ustadas nonaho. Pakira ibye mwana je. Suci untuk tinggal di pesantren ini. Uyu musore rwose ndabona ko bari ahanga arimo arigira umutagatifu cyane. Yego Ustadas bamupakirira cyo nyine. We turisabira amafaranga ukaza wivugisha ngo nkwe. Niko. Aya. No.
Kwigarukire hakono. Apa yang paling capek? Ese ni ubwoko bw'ifarasi nyabakinanirwa. Kano kana kakize bagakwema imyuka mibi. Muvandi, shiki wanjye. Farasi nanirwa. Umbabarire Harifa oya. No. Alif, Harifa. Finga. Ese byibuze uzambabarira? Oya. Nzakubamanira. Mbabarira. Isi yo katahanzwe habara akana keza. Mbabarira. We muri mubiki kwe kimutararyama. Kasih aja. Mama, waribyo byashe arimo arankorera kunyirigita. Alif, Harifa. ini ada air. Ati utadasi Jafari yavuze ngo yavuze ngo uzajya ugerageza usenge. Minum. Aya mazi uyanywe. Jampi. Ni imitongero mama. Oya ni isengesho ntago ari imitongero. Itu apa? None ubundi imitongero ni ibiki? Bismillah dulu dong baru diminum. Ati byose dukora tubikora mu izina rya Allah. Nyiri muwe nyiri imbabazi. Oh iya. Ibyo uvuga nibyo. Mu Bismillahirrahmanirrahim. izina rya Allah. Nyiri muwe nyiri imbabazi. Sya. Jean. Perlu ngomong sama kamu. Nyene kuvugana nawe kubijyanye no kwishyura amafaranga. Umuriro uhita ugenda bivuze ngo hano ni ukwishyura. Ibu. Mama! Ni ukwishyura. Ibu periksa dulu ya. Areka njya kureba umuriro ndamenya wagwani. Iya sama Kak Asya. Muguma ngahandaje. Ha. Ya udah, Alif ada. Ndanga tuza ariko. Ya. Mama agiye kureba umuriro arebe wagwani. Umuriro uragiye. Do. Hakuno. Tugaruke hano. Do. Wayo boss, mambo hapo. Dukomeza mbata mu gake gake nimpo weye. Kaga filime kanyu. Reka nawe. Ayigo wabo. Byikango se mukunda ibyikango se. Aza gukaraga cya generator. Hano gace nta muriro uhaba za generator. Do. Generator karaga biranga. Hano tugature Mama Sabine kamugereho. DJ Select Avenue. DJ Peter Kurenzi mu bwiza saloni na DJ Manzi ku kibuga cyamo Kigali kamugereho. Ndo. Aya boss. Urebe. Do. Ukecura ari muri ibyo ari byatangiye kumva. Se generator z'ubuzira aririmba. Zikanaseka. Ngo kwengo pkengo twungo shwingo pkingo shkingo kwango nkongo mwemu mpkingo twi. Ha generator z'iki gihe. Kecura avayo afungura hano agatara karazima. Abuna ariko iri tara umuntu rifite nama magari kuri 078 75 10 7 rino tara ndarishaka. Mu mamagari nuwaba ari gurisha mbwira igiciro nari bito. Do. Noyo. Simbabwiye nimero 078 75 umukecuru aracana. Umukecuru aracana. Itara rizimya aracana rirongera rirazima. Umukecuru ahaguruka atyo. Ayigo. Do. Umukecuru ava ariko buriya ni ibiki wagwani yo manigaji. Umukecuru ari hano. Umukecuru atangira kwibaza ni ibiki. Do. Angira kwibaza wagwani. Aya. Mukecuru wacu ni ibiki ndimo ndabona ni ibiki ndimo ndumva hano. Uriya ngo hari abantu hano kurunuru nashimya gatara arabanza asuka mazutu hakuno ukigenerator. Ayigo wabu. Tata murablo. Ayigo. Ntacyo mubona mwebwe. Hari cyiza. Nimba mutareba nje niho nungukira kuko nge mba ndeba nkanoye. Cyo agira ubwoba atinyamo. Aza ko kabiriti. Ndo mwambi hano. Hese ubundi shamura nareba. Kari cyo kibazo cyanyu. Cyo aza gucana wapi? Mwambi birango. Nyambi asi undi. Jugunye umwe afata undi. Kopo! Nari nababwiye. Kopo. Mukecuru hasi yatakwa asuwara. Kumbisha ko cyitwa asuwara ni daimoni iri mu buryo bw'ikirura. Ni ikirura ni imbwebwe ni iki? Irabanza imuruma kwibere iramwinjira toka shetani. Nakubwiye filime nayibazani. Ibu mandi ya Kak. Mama wanje ari he? Kok ibu lama banget ya? Kubera iki mama yatinze? Cyana kiranga kuki mama yatinze?
Kuda apa? Arifa harya ya farasi uyona kumva zifarasi bakiraho urebe hari icyo bumvise buretse hano ndaje ndebe mushiki wanjye Asha kavayo no kavayo urebe kizano nimba yarasitaye wemeretse Arifa we Arifa kobwa vayo no mama ari mama shiki wanjye Arifa uwo ni mamara kobwa yegeka ntacyabona yumva hakono dukoresha two mu rugo turimo turabyina aigo wabo tata mulablo tamu mama Arita we ihangana ariko Arifa ndaje kana karatinya karabutse bwibutse mama wako hari kimwinjiye hano mama hari kimwinjiye mama aya Asha we na kana uni mamara mama yinjiwe no barapfuye ni imirambi igenda tu Asha wacu arapfuye kumbe inyuma Asha ni mama we Asha urebe Asha we mama kubera iki Pesantren cari ustaz. Jya muri pesantren nonanga ushake ustad Jafari aze hano Sekarang Asha. Nona Asha genda cyo mama ari kuvuga yindi isura nago tumonye neza nta kibazo salamu alaykum ahora bikuri mwebwe kobwa cyo masana ninjoro ngo agiye kureba Jafari nababeshi uyu mukobwa umuntu asigiye musaza we yahanzwe ni mama we yinjiwemo n'umudayimoni bisa ngo ni Aswala haraka mama haraka mama namubona mama ariko mama yahanzweho mama ari mubona mama ariko garukire hakono Maafkan saya Kiai. ndakwinginze mbabarira Kayi Saya harus pergi. ngomba kugenda Saya malu karena saya nggak bisa berenang. nanjye newe ikimwaro pe n'isoni kudarati zaramuhamagara Subhanallah. cyubahiro kibi cya ara Kiai. Kayi we Kayi muze tangira kuvugamo Jafari sinina Jafari ra mugingo arwakoroye we uri murakererwa muzakeneye kuruhuka gira vuba bugende Kayi bangun Kiai. kanguka Kayi umusore bari kumwirukana we turakenera amafaranga ukatubuza ngo twe gufata shayi kwaca waririmbye yiyeze we Jafari uzadasi ari bize kandi ubwo ca ugende nyine we kopo musore meze ngaho sita keneye kugenda alaka na hantu ujya kopo go sore nindwanyi kopo nyuka mibi yo muri Indonesia itera abantu izina za karate umusore yize karate rero kuzajya kubita amadayimoni jya mu rugo mu gihe ukibishoboye nimba ubonye ibyo nkoreye abandi sha urakoze ndagiye kabisa hano ntabwo nahaguma reka nawe aya urebe sora Leon avara ahita yinjira hano ndababaza Jafari ukambwira ngo nawe mubona nimuze ahari aburate Jafari iyi ni imitongero ya jini n'imizimu umugabo arimo araterekera ndimo nasenga shayitwani n'umutima wanjye wose umugabo nanga ati imbaraga zawe zose satani zimye natambye ibitambo byose ngo nkunezeze umugabo ari gusenga satani kandi ngo akorera Imana mereza imbaraga nyobora isi burango bari abantu bose mubona ngo basengera abantu nago bose ariko baba barimo Imana abenshi muri bari n'igihe baba bakorera satani bababeshya ngo bari gusenga Imana basenga Imana bateze
uyu mugabo ngo akuramo imyuka mibi abantu none ari gusenga shayitwani. Satani irakwinginzemo imbaraga niko arimo aravuga. Hado kakaravamo mbatamu the legend of Nyiramakangaza Naksu. Fata byose imitongero imigenzi irangire. Uyu arinjira yarumiwe. Umugabo imbaraga nzikeneye kuri ara imbabazi. Urakaza neza kodora tumvikigamo. Agisanze giterekera. Jafari wa mukafiriwe infidels. Jafari barafutakana. Jafari koderati wa mukinga we w'indyarya. Uvuga izina rya ara ariko kopo. Hey, Sejak kapan kau